mbijana loki nziko ngufite ya dia makuru SAVA iminsi myinshi wana biragenda n'amahoro bo sha ndagira ngo baze usanzwe ejo bundi nagiye gusura princesse ya iwabo mu rugo ariko shana bonye yararwaye yarananutse mbega muri rusange yarahindutse sinzi ko byagenze hari amakuru wifiteho sha sinzi ikibazo cyabayeho princesse bino minsi biragize yarananutse cyane bona ntari muri mudu wewe sha rwose tuzamusure nk'abavandimwe ndabonye sinzi wenda n'ababishoboye bamwe ba wewe ya icyo gitekerezo ni kiza cyane ni yamibwe sawa merci ya sawa sante merci turi kumwe naho ku kazi sawa Prince wambwiye ni ikihe kibazo mu by'ukuri ufite nicyo udashaka kumbwira mwana wanjye narakugerageje narakubajije ntako ntageze kuki utanyisanzuraho ndi mama wawe ngaho isanzura umbwire ni ikihe kibazo barakwirukanye mu kazi ese byagenze gute ntiwisanzura ntushaka kuvuga mwana urampangayikisha basi uratwite ntabwo namwite oya ubaye unatwite nabyo wabimbwira tukagira uko tubyitwaramo ariko ukareka kumera gutyo nyamara urangoye wambwije ukuri mwana we ko nta kibazo mama simfite aho nahera ibyambayeho pe sinzi icyo nakubwira mbwira isanzure ndi umubyeyi wawe reka ngo ufite uri imfura nkakugira uri gucura kubera icyo wumva wampangayikisha kano kageni koko aho nabihera gusa ibintu byose biri kumbaho ntabwo urabizi ko narakubwiye ko mfite shere witwa GANZA ndabizi ntabwo tukiri kumwe cyagenze gute tumaze iminsi twarashwanye ariko nubwo twashwanye ntabwo namenye ukuntu gusobanurira gushwana byo gushwana ku buryo mutakiri kumwe mutandukana mu izina rya Yesu nese byatewe n'iki byagenze gute mbwiza ukuri mama reba ejo bundi ubwo natahaga mvuye mu kazi naraje nkora dushe nk'ibisanzwe dusanzwe dukunda kuvugana ngiye kuryama mfashe telefone ngira ngo ndamuhamagara ngiye kumubaza uko ameze telefone irasimbuka njya ngira nyine ngo ni amarezo njya kuri WhatsApp ngiye kumwandikira mama nasomyemo message numva ncitsemo gatanu no kuyangana biranga ati iki nasanze yanyandikiye amagambo mabi anuka princess
Oui, grâce. Allô? Oui. Ganza? Bite? Sha ni sawa amakuru. Meze. Meze fresh ntari. None se mbwira. Ni ikihe kibazo kiri hagati yawe na Princess kweli? Utangiye kungurira ibintu bya princess. Shaka Ganza reka nkubwire sibyo ntago ari byiza ko najya mu bintu byanyu. Ariko naguhaye umukobwa ni nka murumuna wanjye kandi nawe uri umuntu ntadutaho pe. Ni ikihe kintu kiri kubarwanya kiri gutuma mutandukanya kandi bitagakwiye? Reka nkubwire. Urabizi ndakubaha as my sister ariko uyu mukobwa wampaye ntagashobotse. Ntagashobotse gute mu buhe buryo ntabwo byumva? Ikibazo ni uramuzi neza cyangwa wapfuye kumpa zanjye turazi Kigali Oya Ganza reka nkubwire sibyo ndamuzi twarariranwe kuva dufite imyaka niba nk'itatu kurariranwa twatandukanye mvuye aho ni ukuri Princess pe muhagazeho nkuko nawe ujya wumva muhagazeho nkuko nawe muhagazeho. Ni ikihe kibazo ni ibiki byabateye? Njyewe rero nari mvuye mu kazi urumva ndi mu modoka ntwaye urumva. Yego. Njya kubona mbona nakiriye message imbwira ukuntu Princess ari umukobwa w'ikirara, umukobwa w'ibandi yagira ibisaza byinshi mbese yambeshye. Mani bana proof banyohereza amafoto ari kumwe n'ibisaza basohotse bona bameze baryoshye bameze neza. Mu by'ukuri ibyo bintu ngiye byanarabibonye numva birambabaje binankura muri mundu. Ntekereza n'ibintu maze kumutaho usibye ko nta nibirenze. Mfata umwanzuro kubamo muretse ndanamuboroka kwanza natazongera kumbabariza umutima. Ikirara waramemukiye warambeshye namenye ububandi bwawe wirirwa umbeshya ngo ukundana na boss wirirwa umbeshya ngo urankunda kandi uteretana na boss wawe w'umusaza. Boss wawe se wo ku kazi garanirita sinzungu wamuhaye amafoto. None se koko nibyo mwana wawe? Ako se mama ukunze ko wambyaye uriya musaza twateretana. Ikigeretse si wa musaza ufite urugo simeruka afite umugore uriya mugabo. Ikigeretseho boss wanjye ni umuntu wiyubaha tuganira duhuzwa n'akazi ntarigira nagira n'umunsi wa rimwe nganiriza ibintu biterekeranye n'akazi cyo kubeshyira umunyarwanda abandi ngarantereta. None se ninde wamubwiye ayo makuru y'ibinyoma koko? Mbizi kugeza ubu ntabwo ndamenya ukuri. Ikiriho nuko yambwiye ngo ibyanjye nawe birangire ntagikeneye kunyumva ntagikeneye no kuvugana nanjye ngo yamenye ibyanjye ko ndi ikirara. Se mama kumva mu kazi ngataha hano ko bizi njya nsohoka udahari ubwo burara nkajya kuwukora. Ntabwo nkuzeho mwana we ariko nyibonere amadoka narabivuze amashyari mwana wa n'umuntu wakugiriye ishyari byanze bikunze. Mama sinzi ngo ninde sinzi ngo niki sinzi ngo ninde ubyihishe inyuma nabonye binyituraho gutyo. Buriya rero muri na minsi unambabarire kuba naracecetse nkagutesha umutwe nkaguhangayikisha. Nanjye sinjye numvaga byandenze mbura icyo nkubwira mbura aho mpira. Mama urabizi uri inshuti yanjye ntacyo njya nguhisha. Niyo mpamvu nanze no gukomeza kuguhangayikisha ngo n'ejo bundi utazajya ku kazi ukajya kubaza ibidahari cyangwa ukomeza gutekereza ibidahari. Nuko byangendekeye ariko wabikoze wese Imana izamurebe. Mwana wa aya ni amashyari bwiza ukuri ko ari ishyari ariko ryaba n'ishyari Yesu arahari kandi aragukunda.
ntabwo uriya harya warambwiye ngo yitwa nde? Ganza. Ntabwo Ganza ari we wenyine musore Yesu yaremye. Oya, Imana yaremye abasore benshi kandi bahari ku bwawe, uwawe arahari aragutegereje. Ntabwo rero Ganza ari we watuma wiyanga ku rwego wiyanzeho kugeza ubwo wanga nanjye ukanga no kumvugisha. Mbabarira turabimenye nibyo habayemo ikibazo, yego birababaza, ariko wababaje ku rwego rwa cyane rutari runakwiriye pe. Umwana w'umuntu cyakora nugira n'ikibazo n'Imana uzapfuka muyinginge, naho umuntu kumwinginga se niba yaranze ubwo yaranze nyine. Gusa nyine mbabarira wongere wikunde ube princess wanjye nzi. Reba ukuntu wari waricupije, cyakora uba Imana ishimwe nabonye wisukishije. Byibura utangiye kwikunda. Mbabarira wongere wiyiteho, witera ka makeup. Ubuzima burakomeza mwana wa, burakomeza. Nyuma yo kukubwira oya ntacyo bivuze ku mwana w'umuntu. Imana ivuze oya ku buzima bwawe nibwo buhagarara. Ntabwo umuntu akubwira oya ubuzima bugakomeza. Ikunde, sibyo? Wongere wiyiteho, mukazi usubireyo. Uziko abantu barakwibazaho. Mbabarira rero w'impama amenyo y'abasetsi, sibyo? Uri umukobwa wanjye nkunda, urabizi, ni wowe mfite, ni wowe nitaho. Rero mbabarira wituma abantu banyibazaho bati wa mukecuru noneho umukobwa we yasaze. Oya, byakuviramo gusara. Uracyari mutoya, ufite umugabo wawe Imana yaremye uri hari ugutegereje, uguhangayikisha atanakubwiye ikibazo. Amafoto wabonye ntabwo nyazi, n'ibyo bakubwiye ntabwo mbizi. Ariko se Ganza, mu by'ukuri wowe ari wowe umuntu akahita umuntu yabura ifoto yawe wenda uri gukora ikintu runaka, ese aba basaza ni ifoto bari mu buriri? Kameme jewe ntabwo ndi umuntu wapfa, ntabwo napfa kwemera ibyo bintu kuri princess pe. Urumva none so uwayikohereje uramuzi neza nibura ku buryo bwawe uramwizeye? Reka nkubwire ni nimero ntazi, urumva harimo n'ikibazo wa mugari kuko nakomeje kubitekereza nanditse kuki ahise abinyohereza. Nyine harimo ko nshobora kuba narahubutse mu kumurakarira, ariko nanone ntabwo wabura kubyibazaho. Ndabyumva ntabwo wabura kwibaza Kameme, umuntu ufite ubwenge. Urumva ntunahari no muri kumwe akantu kose ukadutaho. Ariko nyine nawe Ganza mbabare, nanjye ndi umukobwa sibyo? Kubona mugenzi wanjye bamuhaye imodoka mu Rwanda haba amashyari, nawe urayazi. Gute nimero kwandikira swati umusaza asubwe n'iki ko umusaza atari nyirarume cyangwa atari se cyangwa atari Shagancho. Ikibazo urumva nshobora kuba narahubutse nkumva amabwire ntabanje gutuza ngo nansobanurire, usanga ni ikibazo. Reka rero mubwire Ganza, sibyo ntabwo nzi nimba muzongera gusubira mu rukundo, ntabwo nzi mwanzuro muzafata, ariko mu rukundo habamo intambara nyinshi, kandi ikibazo kibaye hakaba guhangana kwawe nawe. Yego, muratsindwa. Ariko iyo mwifatanyije mukavuga ati reka twe twifatanye turwane na kino kibazo, muratsinda mukanamenya ukuri. Kuko njye ntabwo wambwira ngo nimero itazwi yanyandikiye banyohereza amafoto. Ese ayo mafoto bari baryamanye mu gitanda? Ntabwo bari baryamanye. Urumva ni gusohoka ubona nyine ari nka couple. Kuko yambwiye ko abafite abantu benshi abagabo yahora mu bagabo, ndetse uwo mugabo ari we umurya rero official nandi ko nabihita. Oya Kameme Ganza, urumva umuntu gusohoka, ushobora gusohokana na oncle, ushobora gusohokana na bosi, ni ibintu byinshi. Kuko nawe uze hagize umuntu ufata ari amafoto yanjye turi kumwe twatembereye yavuga ko dukundana. Nicyo kibazo rero. Ubwo rero yasaba ko nongera nkamusaba imbabazi nubwo bigoye, namubabaje pe, ashobora kuba yandakariye cyane. Ganza yampamagaye ababaye ari marira, ndavuga mana koko ndasebye kwera abantu bombi nabyizeraga. Kameme reka nkugira inama, ufata telefone mu brokore kuko warahubutse pe. Niyo yaba yanakoze ikosa Kameme, umuntu hari ibihe mwagiranye
wamubwiza ukuri ukamubwira ati igihe dupfuye iki ntitukomeze ntiwamusabye nta mwana agufitiye gutandukana n'ibintu bisanzwe ariko bigaca mu mucyo agatuza sibyo Class urakoze kanongere mbigerageze nawe nsinzwe hakiri kare tutaranabona na wa mugani nibyo byiza ni ukuri we Briera Presenga biteze ni kare stage iminsi myinshi kabisa umeze neza yigushabuze neza Briera amukurisi meza ndabona waka ashasi bisanzwe nonse nonse bite shashiri ni byiza uko mama ngiye aho arwaye shamaze iminsi ndwaye shasore ni turi kubana haraje kureba pe urabizi rwose byanjye mbafite imbaraga nkeya yashana kuri nta kibazo pe numvaga juste ntahita ndanza ariko nyine haza mutuntu nose warwaye iki sha gera se ngo nanjye ndabizi numvaga ntameze neza nkumva ndababara umutwe nkumva ahantu hose nyine nkumva nta nubwo ndi muri mood uko maze iminsi ntajya mu kazi uraremba gutyo gusa utazi ikintu urwaye sha narwaye negative pe yagenda ahubwo ku kazi bari barampaye konje nirirwa ndi kwisomera ibitabo ngo ndebe ko nisubira muri mood nziza nzajya ku kazi none se warivuje byabigendekeye bite mfite imiti iki ntibanga se ubu nanjye aka kanya ntabwo mbaza ngo ndwaye iki nyakubwire gusa nyine numvaga mbabara umutwe nkumva nyine mfite akantu k'umunaniro mwinshi ukabije hahandi numva nta mbaraga zo kujya mu kazi ariko ubu ngubu ushamaze neza nta kibazo ariko kubera ukunda gukora cyane ushobora gusanga ari akazi kenshi noneho hakazamo unanirwa ni nk'ibyo tu hari igihe ka siriminaje nako gafata umuntu nyine ugasanga ugenze gutya wese ahubwo ugiriye kuki sha nanjye noneho mfite gahunda yo kuzajya kureba muganga ngo ambwire ukuntu nyine izindi ukuntu nzabigenza hari utuntu nyampaye ngo twongone nitoze kugenda mvuga ariko bizaza nzajya kumureba le 25 ejo bundi ahubwo uzamerekeza ahubwo ntukajya ugira ikibazo ni ukuri maze mba numva byaraje sha biragoye njye biranje na sha yashaka ntukajya ugira ikibazo biranje na byataje none se kuko habaho n'abantu batavuga ntukajya wiheba babaho ariko si jyewe njye naravugaga reka nese kari accident ntabwo wabyiteye ni ukuri ahubwo twakomeje kuganira nko kiriza iki fatikira kumva meze neza cyane by'abakobwa nawe meze neza ariko kiri kumuha amazi okay nzamurebe ariko sha ukunda ibitabo sha nibyo bimara irungu nese kuzi ko mba ndi hano njyenyine niyo mpamvu rero uba umuhanga cyane nuko usoma akira nta buhanga sha prince ni ukubeshya abantu kape icyo gitabo nakibye mu ndege numvaga nshaka kujya menya nyine mba numva nshaka kumenya utuntu twinshi ndakuzi ukunda ibitabo cyane kuva kera ahubwo mbona uzandika ibyawe nanabyandika burya ni ukuri mba numva nshaka gusoma kenshi gashoboka nyine hano harimo ibintu byinshi byo mu Rwanda bino bitabo biba biva muri Rwanda
usangamo ahantu henshi ho mu Rwanda utazi ushaka kumenya igihe ushatse gutembera ukaba wajyayo. Shano kuri sheri I'm proud of you uri umuhanga ukunda gusoma ukunda akazi ahubwo ariko rero ujye gera nawe wikunde uzajya mu kazi reba nk'uko wararwaye kubera akazi byishamo wikunde unshake dusohoke ni kuri nta kibazo iyo mbonye umwanya ndabikora gusa nyine n'akazi aba ari kenshi katanyoroheye. umwanya wose ubizagenda ukakawurunda mu kazi shani hatari kabisa kuko ari ngukumbuye. Ese mama ari hehe ko ndakoma? Sha mama yagiye mu mujyi ariko ubundi baza yenda kugaruka yagiye kare sinzi utuntu yagiyemo. Yarangiye kugenda rero ntamurebye. Ugiye kugenda wihuta shashiri twihuta nuko navuze ngo murebe ko ngenda mu nta kibazo kaze ngo yerekeze mama uzamubona utaha nugaruka sibyo? Urakoze. Yego. Mwiriwe. Mwiriwe, ni karibu sister. Nabona ipantaro y'umutipe size 38. Sha ipantaro ndazifite zirimo. Karibu ahubwo icyo. Ndebera nziza. Uyambara? 38. Sha ndazifite carte nziza kabisa. Ibara rihe? Temo brassiere. Ndashaka breakfast. Abatipe benshi bakunda Levi's. Ayibonye? Ndebe. Iyo ni 38. Niyo. Nanjye niyo nambara nshatse nanipima. Nangahe se? Sha nyigurisha 25. Ntabwo ugabanya? Sha ukuntu zimeze zirahenze aho turangura ntago nagabanya niyo make gusa sha nkurikije ukuntu nkubona je n'ubuntu nanayiguha ariko ndetse avuga ko nshaka ibyo ubona. Sha umva ntago ushaka ibyo ubona ariko je nayiguha nkurikije ukuntu nkubona. Aya. Okay, none reka nkagushyirire muri envelope. Ufite kode? Kode ngiri aho yanditse urahita shyiraho. Amazina ye? Urasanga aho hirwa. Yego. Ga telefone ntago ka kode singafite hano ariko arajyaho ndabizi. Yagiye. Urakoze cyane. Zagaruke. Sawa. Yo bro. Yo. What's up? What's up man? Fresh man. Fresh kabisa. Biracamo. Cyane amahoro. Man. Shara bibi rero. Shamuzi gutya tu nk'umukiriya. Nta kindi tuzajya. Nta kintu nagitumuze. Wapi. Gusa nta numero ufite ngo. Nta nimero nanyishyuye ntago wagira. Nta nimero nta mazina akiza aho ngo umuntu barebe ngo cyangwa nimero ngwiza yose. I Kigali singiye gukora. Kuva nahagikuyemo man. Kuva nahagera. None se ndagura ngarutse urumva. Reka manza ikire ndeba ngenda gura ngarutse kabisa. Nare bireba man. Gerageza akuse man. Umuntu azibagira nkuko bahururana iminzani. Shira mukobwa ndamwikunde ariko reba umujama wana abatangiye kuza atezamo. Mana ko so umuntu azabigenza ati. Sha nagenda yigeragereza nta kundi. Bambi jana loki nziko ngufite ndakukundura bizi nduwawe sinzi nibubisi bashaka yuko wazika ubahuri uzuko biri mechiwasha